Turongeye turabasuje cyane inshuti bavandimwe bakunzi ba NZIZA Business Group Limited. Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hirya no hino ku isi nk'uko duhora tubibifuriza. Iro ni ya kampani yacu ya NZIZA Business Group Limited, kampani ibagezaho imitungo itimukanwa yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa, ikabagezaho n'andi makuru yose agiye atandukanye avugwa mu mitungo itimukanwa. Si ibyo gusa, kubera yuko kandi tubasha no kububakira amazu meza cyane kandi ku giciro cyiza, ari nako kandi tubakorera management, property management, tukabasha kubyaza umusaruro imitungo yanyu. Ukubaka inzu rwose ugasanga wabuze umukiriya, ibyo ngibyo NZIZA bigufashamo, ikayishakira umukiriya ndetse ikajya inakurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano, wowe ukivuganira na konte gusa. Rero tukwibutse gukanda subscribe, kanda subscribe, ukore ku kazogera, ukore share cyangwa se ukande s'abone ukoresha ururimi rw'igifaransa, kugira ngo ujye ubona ibyiza byose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Nk'uko rero muri kubibona ku mashusho ku screen yanyu, tugiye kubereka cyangwa se turi kubatambagiza inzu nziza cyane y'akataraboneka, n'inzu ya kadastre ikiri nshyashya, iri hano mu mujyi wa Kigali, nta handi iri, ni mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe. Inzu kabiri Kanombe rwose kuri kaburimbo kabisa ko ni nk'inzu ya kabiri cyangwa gatatu uvuye kuri kaburimbo principal. Akaba ari ahantu heza rero ho gutura, ushobora kwiturira ugatura mu nzu nziza y'igitangaza nk'iyi ngiyi, inzu nshyashya, inzu yubatse mu buryo bugezweho buri moderne kandi yubakishije ibikoresho bigezweho birambye. Iyi nzu rero ikaba yubakishije amatafari ahiye yose, ikubakwa na clôture ya ruriba. Iyi nzu kandi ikaba ifite ibyumba 4 binini byo kuryamamo, ikagira douche na toilette 3, ikagira salon, salle à manger, cuisine ndetse na stock. Si ibyo gusa, kubera ko iyi nzu ifite na parking na jardin bihagije, ariko kandi ikagira na chambre principale ifite urwambariro. Iyi nzu rero ni inzu nziza, ifite design nziza, ifite annex, kandi iyi annex ifite annex nziza cyane igizwe n'icyumba twakwita cy'umukozi, igikoni cyo hanze na stock yacyo, ndetse ikagira na douche na toilette byo hanze, n'ikigega cy'amazi mu gihe wakenera amazi yo kwifashisha. Iyi nzu rwose ni inzu nziza cyane, ifite design nziza kandi iri kuri kaburimbo nk'uko nabibabwiye. Iyi nzu rero nyabuneka ndakurarikira yuko itagucika, ukayigura ikaba iyawe. Ni ahantu heza cyane ho kurerera. Iyi nzu ntigucika cyane yuko ari inzu ihendutse ugereranyije n'ibiciro by'amazu aho bigeze kuri ubu ngubu. Iyi nzu rero mbibutse yuko ishaka miliyoni 87 kandi ziri negotiable, miliyoni 87 ziganirwaho. Iyi nzu rwose ushaka kuyegukana ikaba iyawe kuri miliyoni 87 zonyine kandi ziri negotiable. Wakunze iyi nzu rero nta handi wadusanga, ni kuri za nimero zacu arizo 0788686797 cyangwa se 0781 cyangwa se 0782222013, 0782223013. Si ibyo gusa rero, kubera ko ushaka kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X, hose twitwa NZIZA Market. Tukwibutse ko izi nzu zubatse cyangwa se iyi nzu yubatse mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 350. Igiciro cyayo nk'uko nabibabwiye akaba ari miliyoni 87 ziganirwaho z'amafaranga y'u Rwanda, miliyoni 87 bakaba bakatura. Iyi nzu kandi ikaba ifitemo inzugi za ribuyu, inzugi z'akataraboneka nziza cyane zikomeye, ikagira amadesign meza yaho gushyira televiziyo n'ibindi. Iyi nzu ntabwo ikwiye kugucika kuko ni inzu nziza ijyanye n'igihe. Reka rero tukwibutse gukanda subscribe nanone, kanda subscribe nyabuneka, cyangwa se s'abone ku bakoresha ururimi rw'igifaransa, ukore ku kazogera, nurangiza ukore share kugira ngo n'inshuti zawe n'abavandimwe bawe nabo
be gucikanwa. Niba byiza uyu munsi ushobora kuba udafite ayo mafaranga yo kugura iyo nzu ariko wagura ikibanza giciriritse, nabyo turabigira, cyangwa se uvuga uti ejo nzayabona, ariko ukazajya ubasha no kugenda ureba ibyo tugenda dushyiraho. Tukwibutsa rero yuko dushobora no kukubakira, dushobora no kumanaginga inyubako zawe tukagufasha kuzibyaza umusaruro. Mbese iwacu muri NZIZA Business Group Limited umukiriya ni umwami kabisa kabisa. Serivisi yose tubarangira ahantu ho kugura heza cyane habyungura, ari nako kandi nawe ushaka kugurisha ushobora kutugana tukagushakira umukiriya mu gihe gitoya rwose bidatinze, utarindiriye za banki za cyamunara cyangwa se n'ibindi n'impamvu zindi nyinshi zishobora gutuma ugurisha. Wagana NZIZA Business Group Limited. Izi ni za annex, ni ya annex nakubwiraga y'iyi nzu, urabona ko ari inzu idasanzwe y'akataraboneka. Ni karibu cyane rero iwacu muri NZIZA Business Group Limited. Umukiriya ni umwami, tubaye ikaze. Komeza ukande subscribe tujye tubana umunsi ku wundi, 5 kuri 5. Turabakunda cyane. Ciao ciao.